za mu Gifaransa niyo cyaba gikomeye. Ewa nambaza kabisa. Urashaka ko exprimer mu Gifaransa? Nta kibazo cy'ikibazo wowe. Monsieur Pirate. Ah oui oui. Tu peux me dire comment tu as fait ton carrière? Abanjye nagurishirwa ntago ndi Ah oui oui. Nibyo nahoze nkubwira. Oya mwiseka. Uratangiye ku munota wa mbere. Ibyo mbajije nabyo sumbaje ngo nkunda kurya iki. Nkunda guhekenya amasaka. Nkunda guhekenya amasaka. Tugihore. Akora dukorozo kose. Ngo biterekana umuntu yize kabisa. Kore dans Notre Dame groupe scolaire de Cyabagarura. Dukomeze. Umeze neza. Ah oui oui. Namahoro. Namahoro masa. Twakire nakana k'Imana ni ak'Imana reka sha niwe bwa mbere je muri radio Rwanda tane Sarisa. Egera mikoro. Egera imbere gatoya kwegera ego. Iyo mikoro ni yawe. Ni sawa. Nkuko buri gihe uba ufite mikoro hariya kuri stage niyo mikoro ni yawe muri aka kanya. Yego ndayakiriye. Uraho neza? Ndaho. Ikaze mu rubuga rw'imikino. Ndishimye cyane murakoze cyane kumva ikaze. Kumbona se urishaye ukuntu. Ndabona atatinyutse nkuko basetsa. Hano hari abasore benshi. Nibyo rata. Nabagomba kwifata neza nk'umuntu. Nk'umunyarwandakazi. Oya nibyo umukobwa nugira isoni rata. Ibyo nibyo. Yego pe. Ariko ranga nubwo ntabwo ugomba kugira isoni hanga ni kuri radio Rwanda ni bifate nkuko ejo bundi uzaba ufite stage. Humure. Humura rwose. Pirate aragenda agushyira muri mood neza cyane. Ndamushyira muri mood. Muri mood cyane. Hanyuma Pirate Genz nabonye ariko wa kane w'icyumweru gitaha kandi mwese muri kuri affiche muri kuri line up iza setsa abantu muri kira cyumweru. Ariko nkawe Pirate uri umunyarwenya navuga yuko abantu basigaye bagukunze cyane sibyo riga? Cyane bamukunze cyane. Uri kuri mu byukuri uri nkari Nesirotani muri form. Uri muri form pe. Ewa na Vinicius Junior. Bere cyane. Nawe urabizi kuri muri form. Twagiye mbere yuko tuvuga ibintu byinshi cyane n'urwenya rwihuse cyane abumva radio Rwanda kugira ngo bajye muri weekend bishimye bameze neza cyane bakomeze baryoherwe n'uruga rw'imikino. Ambo urwenya urangoye buri inkumi nawe ikubwiye ngo yiterete sinza hano wahera. Ariko muri iyi minsi ndahantu hadanje. Zanwe n'umumotari umuniga hari ibintu narinzi ko bitakibaho. Urabizi kera muri twadutagisi dutoya hari ibintu byajyaga bibaho bakakubwira ngo mba burongo zamura amaguru duseseke mu mufuka uno mufuka wicaranye n'umuntu kuru ukagenda umutwaje nko kuko ariwe muntu wari mutoya ngo peti ngenda ntwazi no nkoko ronzanwe n'umumotari twuriye doda ni moto hitizima mvuye haracugusa hari ibintu harinzi ko bibaho. Ariko muri iyi minsi nyine ndi on fire kabisa hari video iri kubikora no ku mihanda ya mise ya Pirate nakoze muri iyi minsi ndi kwitwa Pirate Ministry w'amagendo aka Padiri Minyoni. Hari mise iri kubikora hano hanze kabisa abanyarwanda bararyohewe ndikumva ndiko batamo neza cyane kabisa. Ubu ibintu bindi mu mutwe nibyo nzakora ku wa kane. Ni ibintu ntabwo wabidusogongeza. Ibintu nzakora ku wa kane se. Oya abantu bagomba kuza nkabarabura barabizi nta mikino. Uzakora wenda kuyihe domain gusa apana kuvuga wenda content apana kuvuga ibirimo. Ambo abantu nzakora kuri domain usebera mbivugera ako ntaribi. Nzakora kuri domain nzaza ndi dogiteri nzapima abantu indwara niki. Nzabarasa rokete kabisa nzaza ndi dogiteri wa Pirate mbapima ibyorezo niki byose mbabwira uko bahagaze baheze na za transfer. Very good. Ayo Sarisa. We nta rwenyu dufitiye. Iyo umuntu ngo nsetsa Mikoro yawe bayita itumvikana neza. Umuntu ngo nsetsa aba yiteguye kwifata. Hari akantu nshaka ariko kukubaza noneho kihariye. Nk'umukobwa reka duheraho nk'umwana w'umukobwa kwiyumvamo icyo kintu cy'iyo mpano yo gusetsa kuganira nyine imbere y'abantu benshi noneho byihariye ni ibintu byaje bite wabonaga mu rugo nyine uganira abantu bagaturika bagaseka ku ishuri byaje gute kugira ngo widiscoveringe mu wibonemo icyo kintu kugera n'ubwo ushaka kubikora nka kariyeri nk'umwuga? Ahantu nakundaga kuba ndi haba mu ishuri haba mu rugo nakunda kuba ndi kubaganiriza bagaseka
nkumva nyine ni ibintu nkunze noneho ndebye Genz mbona n'ukuntu abakobwa ari bakeya numva nabyo binteye ishyaka vuga ngo kuki umuntu atajya imbere y'abantu ngo abasetse abakobwa kuki bakomeza kwitinya baba uratinyutse ndatinyutse rwose ndaza muri budusangize we na Pirate urugendo rwawe muri Genz rwatangiye rute byagenze gute kugira ngo wibone kuri stage wahuriye he na Merci byagenze gute Merci ndibuka ngewe ko nari nabikundiye muri Kenya mpita nza mu Rwanda ari byo binzanye wabaga muri Kenya okay mpita nza mu Rwanda ubwo nahise ntangira urugamba rwo gushaka ukuntu nabona Merci ndashakisha ngerageza guhamagara ngerageza gushaka nimero z'abanyarwenya batandukanye kuri aba barazitanze ngira amahirwe mbona iz'umushumba ndamubaza se umuntu abaye yiyumvamo impano yo gusetsa yabigenza gute arambwira ngo nzaze aho dukorera rehearsals arahandangira neza rwose ndahaza ni naho nahise mbona Merci ndakora bigoranye nakajya ashya gushyibwa no rwa ntibikunde wenda ibyo wateguye yewe nyine abantu ntibaseka ahubwo ukabona bagiye nko kurira hari igihe utangira gutera urwenya ukabona nibwo wibutse kujya kugura inzoga bagahita bihagurukira ibintu biba ku banyarwenya icyo kintu kibabaza ibyo bintu bibabaza cyane ubwo urwo rugendo wateguye ukumva umuntu arakubwiye ngo genda ujye gushaka burage naraye nicaye ndi gukina none se hari ukuntu umuntu aba afite ahantu afite imbaraga ukavuga ati wenda ngewe iyo nteye burage wenda kuri story z'ibintu numvise cyangwa se byabayeho wenda nkabihindura nibyo biba sawa iyo ngize no gucreya nka Pirate we akenshi umuntu bimukundira ari byo yatekereje ya atari ukura konta story hari wa mwana wo mu Gatsata mwitande Rumi wafite nka story yubatse ibintu bibera mu Gatsata agenda nyine abeshya ibintu agahimba story yo mu Gatsata singite kubeshya n'urwenya kugira ngo abantu baseke agacreya nyine situation y'ikintu cyabaye bigasetsa abantu hari umushumba akora komedize ari umunyamurenge bigakunda wowe imbaraga zawe tushe ahantu ukora ukabona abantu kabisa bagezeyo ni nge wagowe oya nawe ntiwabura umwimerere wawe urahari kameme ngewe nyine urumva umwimerere wanjye ni ngewe iyo nitekerejeho ikintu nkunda kukivuga nkabona abantu barishimye nivuga umwimerere wawe ni wowe uvugaho pe nirekuye rwose yego dusubire kuri Pirate turimo gusoza mu by'ukuri Pirate wowe umaze igihe ngira ngo iyo twavuga uri kuri form ubona mu by'ukuri Genz comedy maze kugeza kuki ubona nyine Pirate w'uyu mwaka atandukaniye no mwaka ushize ambo hagati aho ntari nibagirwa arakana navuze ndaza kuza kukubwira ntari nibagirwa nsubiza ikibazo mbajije congratulations ni ubwa mbere waherekeza ikipe mu mahanga ikazana resulta nziza ubundi herekeje ikipe irahondagura si ubwa mbere se ni ubwa mbere nsubiza ni ubwa mbere se koko bijyanye n'ikipe gatsinda mu mahanga ni ubwa mbere hano no bibeshye bagatwara yororeye menza ari bayitera mu gihugu hari abantu bagendana n'inyana muzongeye guherekeza APR tukwinginge pe wenda bazayihereza kisera yiherekeza itajya mu matsinda yo ngaho nigaramiye gusa ikibazo warumbajije muri Genz bimeze neza navuga ko ndi mu bantu bameze neza cyane singiye kwiyemera fact zirahari views comment abantu bampa za feedback niki meze neza imiriro ngenda ndekura kabisa muri uyu mwaka nakoze ibintu bya danje noneho muri uyu mwaka maze igihe kirenga umwaka n'amezi make cyane ntabiri gutyo urukumva ntago maze igihe kinini muri Genz ariko especially muri uyu mwaka nige nakoze ubundi no mu bahanzi agira indirimbo akora y'ibihe byose yego ngero nanjye nagize burag imwe nakoze stage imwe nakoze inkura ku rwego rumwe inkira ku rundi cyo genda byibuka nigeze gufata igihugu cyose cy'umweru igihe nkora bwa bukwe bwa Pirate naho umugore wanjye witwa Kampi ari hose ndamusuhuje hari abantu bazi ngo naramuhitanye aracyariho ambo ubwo rero ira burage nakoze nanjye mfata igihugu cy'umweru cyose abantu banganira muri diaspora abantu bose ari Pirate kabisa iragenda ivana ahantu hamwe inkira handi mpita nkomereza ko ndabakoma kugeza na n'uyu munsi ubwo navuga ko Pirate meze neza ahantu hose njya
nyura ku bamotari nkasanga baranze ejo bundi nagiye mu rusengero naherekeje umuniga wabatijwe duhagurutse kumwe bamusuhuza muri abashyitsi baravuze ngo reka dusabe pirate dusuhuze by'umwihariko nayo niba agiye kundi mu rusengero ngiye kubasuhuza ngo mukiri gute mwa bintu mwe Yesu aramfasha angarura mu murongo ndavanti Yesu ashimwe ariko ahantu hose tujya baba batuzi pirate nabaye ikintu pirate ufite gahunda yo kuba umuhanzi twize kubiganiraho ariko sinshaka kujya mu ndirimbo za nyazo zawe tuzabigirira ikindi gihe cyazo wazisohoye tuzongera tukwakira hano ni radio y'Abanyarwanda ose umuhanzi yavamo pirate yavamo natanga kabira twumva ruvuyanguzi ko yambonera izanya zo nge numva atazikora nabanza namara kuzitunganya tuzabirebeho ko yaje nk'umukomedie ahubwo hari ibyo ajya akora nyine bya komedi kuririmba indirimbo ariko mu buryo bw'igifefeko nadukorera indirimbo ariko mu buryo bw'igifefeko mu buryo bw'igifefeko nayikora da turebera indirimbo izwi ariko iririmbe mu gifefeko abantu bumve ko ushobora no kubasetsa kandi muri ubwo buryo twagiye ngiye kuririmba indirimbo ako barahita banayumva amahasaraze kunaba nimuheta abanguhu umwenyezege umurorikewa nayenze nyasabu nituri buheta nta masaka bimori mora mbigavu ngiyo nzege mugirwa ko mvu uko nayeba rukubi natikweba wenge ndanatera guniku ndakuravundikaniye vimanyu ndakuvyuye manyu nasaba nzira namwa wa mama aye o namwe babiza kundaba namura nasa ndabatunyanga ndabatera gunka bakoshari naza obantapfa nk'umuzasa kuko mbana nabazaho kuri stayoriza danje eredo ndabatefi nonza tiga iyo inama n'abasikosharaga kito yewe ndabatefi this is a pirate in the house kizica n'umuntu pirate atazagira umuntu umwiyitirira uyu ni umuhungu nizaniye waramwizaniye urugenge ubwaje yaranzanye noye ku bintu ruvuyanga ari guhakana ejo bundi mfite gushutinga indi ndirimbo ya kabiri iya mbere already iri kuri YouTube nabaye nyihishe nta muntu twikira indirimbo imwe nibimara kujya ku murongo maze kubona udufaranga nzaza mbabwire noneho pirate muri ukuntu nzi no kuririmba noneho indirimbo zawe numara kuzikora tuzagira umwanya nazo tuziganireho waje nk'umuhanzi kandi kugerageza ibintu byinshi mu by'ukuri abantu bazaguca intege ni byiza kabisa kuko nubwo ukora komedi neza n'ibindi wabikora birashoboka ko wabifatanya kandi bikajyana neza kimwe na mushiki wacu nawe courage ukore neza ubwo gahunda si Genz kwa kane kwa kane rwose sibwo iri kwa kane 28 ubwo remeresi yuko nta mupira uhari wa danger rwose ahumure nabonye ngasigaye ngo yikoma imipira ariko uvanga ntukiza dore kabisa kandi amakuru avuga kutakiza ndayazi reka kugushyira hanze ushaka kuvuga ko Christelle amwaze se wenda niba bivugwa n'abantu simbizi ariko nyine ni ibintu bivugwa wa Christelle ngo yaramwanze ngo no mpamvu atakiza ngo niwe wamuzanaga ntabwo no kuvanga dukorana namuretse afite iruhande rwe ngo ruvanga ngo akunda abakobwa ngo ntiyaza wenyine ugasanga basomire bari ntabwo mwagiye mureka gusebanya kandi ngo rugashona we yamaze afite wari wenyine ibyo bihuha hari byo bisoza iyi show murakoze cyane uzaze ibyo bihuha bitume basezera mwakoze cyane weekend nziza mwakoze cyane reka tujye muri Rayon Sport na APR FC niyo gahunda